Mama Vanessa nta mugabo afite mbivugire hano nta mugabo afite Papa Vanessa ubwo uri umuntu w'umugabo kuri umuntu w'umugabo bajya bavuga ngo abagore nibo bajya buvuga ubugambo n'imbere ya kamera isi yose ngaho ndabyemeye wari mwiza da ndabyemeye wari mwiza ariko ubwiza bwawe uri kubishyira no ku karubanda uriya mugore ni umugabo uriya mama Imana imuha umugisha musabiye umugisha kuri Keza TV show uriya mugira neza Imana imuha umugisha uriya mama ni umumama mwiza Imana imuha umugisha nagucumbikire cyane pe Mama Vanessa ngo ntacyo afite nta mugabo afite none se umugabo bivuga nuko utabasha no kumva avuga ngo ago akamugira nta mugabo Mama Vanessa nyine we uvuga ngo ago wambwaye ngwino n'uyu mama ugucumbikiye abakunzi badukurikira ibikomere byo kutima no kumubiri ahubwo nongere mbisabire niba hari umuntu uzumutuvura inkovu uzawundangiza nzajya yakobotse Imana nshiraho kamera n'ubu Imana imbabarire ndayishimye ndayihimbaje amavi ngo rumwera rero yangiza yakira w'inkovu yishimiye amazina yapfukamishije ndayishimiye n'izi nkovu zazo ngo bagira ngo rumwere rero rumwere shimye nta gusangira gusambana bivuga ari muyakuye amavi yapfukamishije pfukamishije ihangane n'ukigomba kura kidasubiye zamuka hano mu gitabo ngiki hano yo mwijuru nibi byanjongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di jewe imbere ya kamera nukuri kw'Imana ndicuza imbere y'Imana n'abantu n'abafana ndanasaba imbabazi Mama Vanessa nari nemeye kugira ngo nzabane n'umugabo we Mama Vanessa nabona iki kiganiro ambabarire musabye imbabazi ndetse n'abakunzi ba Keza TV show nari niroshye mu ruzi ndwite kiziba ndamusaba imbabazi ko nari ndamutwariye umugabo ndamusaba imbabazi zuko nari ngiye kuza n'undi mwana ngo zaza ngo kugira ngo aze kuzungura imitungo y'umugabo we sibyo ndamusaba imbabazi Imana imbabarire na Mama Vanessa wari anyumve ambabarire 2025 yagendanye n'ibyaha nakoze impamvu nicuza igihe cyose nari maze kwemera Papa Vanessa kugira ngo ankura ahantu nari inkodesheje nta kintu cyiza na kimwe namubonyeho bitumye nari naragarukiye no mu mwobo w'imva niyo mpamvu nicuza kuba naramumenye uzi kugira ngo bankorere ya kiritaje ngo hamagara ndi kwa muganga umunsi mpamagara ngo nze maze kumva iki kiganiro urumva sheri nicuje bari kunkorera kiritaje ndi kuva mubwira ko maze iminsi ndi kuva ni uwo munsi wa mbere uri kunshuka ngo ugiye kunshakira inzu ubu nyine nanjye nibwo ndi kwicuza wibagize agapipi kanjye kakubana supadipe uvuga ngewe n'ikintu nakongera nta kinyabupfura ugira no mu bagabo badukurikiye bivuge no mu bagabo bari kudukurikira muri komanteri badukurikiye nta n'ikinyabupfura ugira njyewe ndi kugusuzugura 100%. Mama Vanessa nta mugabo afite mbivugire hano nta mugabo afite Papa Vanessa ubwo uri umuntu w'umugabo kuri umuntu w'umugabo ntabwo kuri umuntu w'umugabo iby'agapipa umuntu w'umugabo imbere ya kamera ko bajya bavuga ngo abagore nibo bajya buvuga ubugambo n'imbere ya kamera isi yose ngaho ndabyemeye wari mwiza da ndabyemeye wari mwiza ariko ubwiza bwawe uri kubishyira no ku karubanda uriya mugore uyu mugore winjiye nabonye ejo bundi ngo wagiye gucumbikaho ko jye nakunaniye nari ikirara niko ke abadukurikiye ko jye namunaniye nari ikirara
wananiwe kujya gukoranya imiryango ngo ugende usabe mama Vanessa imbabazi cyangwa se abagabo mubana ni bake muba mwabanye kera cyangwa mu mafaranga mu dufaranga duke nk'uko wabivuze ngo nabonye none asigaye yivuguruza ngo ni umukene urumva mu kiganiro yakoze ejo bundi nubwo narindi mu gitanda ndwaye ngo barayasenye cyewe niyo mpamvu ubushize naravuze ngo isi nisakaye ntawe utanyagirwa kereka bikugezeho ukabona ko ntawe kereka bikugezeho nkakubona nawe uri gusembera nk'uko ndi gusembera kereka bimugezeho n'ubu sindabona homba kereka nawe yumvise uburyo gukodesha cyangwa icyo bita gusembera bivuga sako rw'abagore ubundi si umugabo nk'uyu umuntu ujya kuvuga ngo nuko ngo yaryamanye ubushize sinabasekeje ukuntu yaje akambwira ukuntu yari yararongoye mama Vanessa ngo abyaye gatatu uyu mugabo ku bantu badukurikiye kuva ibiganiro bitangira ninda muntu wigeze wumva uno mugabo agira ibanga ry'urugo wowe utinyuka ukavuga ngo nago ndi umugabo nturi umugabo mbivugiye kubera kumena amabanga y'urugo jewe simbihakanye ko ako gapipi wavuze ngo kangiyemo da kari kananene kuko ntago genda ibikira Mariya sindi bikira Mariya nari nagize n'umugisha wo gutwita sibyo hari abakire benshi babuze abana shake Imana impamvu yamaye izo mbuto zo gutwita nuko Imana yari izi ko nzi kwihangana teta naramuruhanye ikiganiro cy'igitangira urakizi sibyo naramuruhanye bari muri kaminuza hari umwana sinasemberana umwana ngo ndeke kumugwagwana sibyo rata uyu mugabo nta n'umugisha yabona ntabwo uri umugabo pe nongere mbisubiremo ako gapipi wavuze ndibikira none si yonda nyine nari nayifashe wari ndibikira Mariya ntabwo ndibikira Mariya none uriya wagutwaye ninda uriya mugore muri kumwe ni mama Vanessa ahubwo mama Vanessa afite akababa ubu nibwo amaze kubona ko mama Vanessa yagowe reka nkwibire nibanga je naganeye na mama Vanessa nyibwira ko ahubwo bariya ngo arabo mama Vanessa bariya ngo nabo tuzi bariya nabazo umuntu umugabo arikora akajya ku mama mukuru nk'uriya ukajyayo ngo ugiye gucumbika iyo ajya ku bagabo bagenzi be ubu se yarakennye ku buryo yabuze n'inote ya 5 yarakennye ku buryo yabuze n'inote ya 5 cyangwa akajya ahantu ko numva ngo hari amarogi ngo ya 2 kwa Mutangana njya numva ngo hari ahantu ushobora kuryama ha 2 ku bantu badukurikiye ngo hari aho bita ku isi ya 9 publicité ariko zirakorwa publicité z'ahantu umuntu ashobora gucumbika ha make yarahari ku isi ya 9 ngo harahari ngo uragenda ukarara ukishyura 2 iyo ugenda ukajya uriya mugore ni aho uriya mama Imana imuha umugisha musabiye umugisha kuri Keza TV show uriya mugira neza Imana imuha umugisha uriya mama ni umumama mwiza Imana imuha umugisha nagucumbikire cyane pe oya ntabwo simbihagazeho uriya mumama wa mumama we niba unkurikiye Imana iguha umugisha uyu mugabo ugume umucumbikire uzamucumbikire n'ubutazahava mama nanjye narabibonye ndaseka sinasigara ngo yabwiye mama Vanessa cyakora mana nabonye ari yumiwe jewe magukure kubakunzi bacu nakuvuyeyo naragukarabye nkuko nkuko imbwa itanywesha umuheho papa reka nkubwiye papa Vane ubu ntabwo ndi kuri level yawe ikibazo nari nsigaranye n'uburyo jewe nzaba mfite nyitegereza dore naragusize simaze gutora agatege nyitegereza hose nyitegereza ntabwo meze nk'ukuntu wari umaze kuncupiza nahagurutse nyibubuzamo iki ntabwo nakwica umwana wanjye womba nuwica mba narahereye ku wa mbere uwa kera sibyo kiriya gihe nkiri umwana muto nibwo nari gushobora gukuramo inda none ubushaje naba nshaka akana ko kugira ngo nzagatuma amazi indi jyenyine cyangwa niba ari n'igishirira mbaye mba mu cyaro sibyo nibwo najya kwica umwana nzatuma nateteje undi narangiza amashuri ni ngombwa se ngo narongorwa nzajye kuba mu rugo rwe cyane undi wayiguteye n'uwe wayiguteye n'ubundi nakubwiye ngo sindi bikira Mariya simpakanye kuyenda yari irimo yande yawe kandi ngimbwa zitera inda imbwa yibaye ubu
giteri wemeye ko imbwa ikujya hejuru n'umugabo wemeye ko imbwa n'umugabo uvuga mama nuriya mu mama ugucumbikiye azicu ndakubajije wemeye ko imbwa ikujya hejuru babwiwe n'iki ko twabikoze undi hejuru babwiwe n'iki ko wari undi hejuru wenda n'ijye wari uri hejuru ariko ubundi uyu mugabo ni gatike ubundi aba uri kubwira subiza ariko imbwa ijya hejuru y'iki ijya hejuru y'umuntu abadukurikiye tuzabisoma muri komanteri nagira ngo nkubwire ngo papa Vanessa nta mugabo afite n'uyu mumama ugucumbikiye Imana imuhe umugisha gucumbikire mpaka wa mugani uzavigira igihe ushakiye nagucumbikire pe nagucumbikire Imana iguhe umugisha mama we Imana izaguhe umugisha nsoza rero nsoza ku bantu badukurikiye narakize meze neza ku muntu wazandangira akazi jewe ntabwo nkirinda yuno mugabo nkuko mubinshinja abanera amaguru amabuye uzambonera akazi azakandangenda agakeneye uzamubufasha bwo kuba nabona icumbi niro njya gusembera nkuko abantu babimbwiraga ngo njya gusembera ngo ku bagabo w'abandi uzabona yanyishyurira inzu nkabona aho mba ncumbitse amezi nk'abiri nkabashaka ubufasha bw'uko nabaho azabinkorere urumva reka kumvugiramo nivugire nawe ndaguha mikoro uvuga ibyawe urumva ke uzambonera akazi azakame cyangwa azakandangire uzabona ubufasha bwo kuba nabona homba ntacumbitse azabimfashe urumva ke uzakomeza kubona yamfashiriza umwana azamufasha abagira neza baracyahari naho uno mugabo naramukarabye kuba dukurikiye nta hantu ngihura n'uno mugabo kuva umunsi anyirukana ngikubitwa ubu sinamwemera sindi kuri typo ye nanjye ubu se waba unyenera none ufite iki kandi none ufite iki kandi uri kuvuga ko nta kintu ufite ntidukeneranye njyewe singukeneye nawe ntunkeneye Imana ishimwe ku bantu bari bazi ko nzongera guhura na papa Vanessa twarekanye kera kuva wa munsi nkubitwa kandi abo yatumye nagira ngo mbabwire ko baraswase bakubise ahantu hatagombaga gukubitwa hakira nta gikomera Imana itakomara nta Imana itakura abantu ciao ku bakunzi bacu ba Keza TV show 0783 210 63 0788 1063 07 888 21063 ciao muzagira umwaka mwiza uzababera amata n'ubuki akira nawe sezera urumva nanjye bazakina izanjye ni 0783 33 ko bivuga ari njye bwira abantu bazaguhamagara nanjye nababwiye abakunzi banjye di wibari njye ubwira nanjye nago bafite nyine badukurikiye nomero yanjye ni 07813370 bazaguhamagare ku yawe wibivuga ndeba urebe iki umbonesheje iki no kuri WhatsApp munyandikire ndiho kuri WhatsApp ni iyi nimero n'ubundi ibitekerezo byanyu ndabikeneye kuri WhatsApp munyandikire kuri 0783 mu ibitekerezo byanyu ciao bye Huje wayabweza kuri yavuza amagambo toka umva agayera nasazi bari bambwa ngo yarasazi nkajya nukubesha sikwa yarasazi amugana ha uje kabare yavuze ubugambo n'ibiki areka abagore baragwe irishano yajyanaga ubundi ubu nanjye ngo nisha umva ninjye wamukarabye kumurusha n'ikimenyi nanjye nawe yanjye reka nongeye ngurana sishobora no kujya gukundana nawe hasoni abajya abanya n'igitangaza yabanya n'umugore mwezare ngayakiza ibisabe nibona wakiza ibisabe byo ku mavi we wabikiza ngiye afite byo ku mutima hasoni havuze bitagaduye bisarukavuga ngiye wavuze mari nababwiye ngo naba nawe afite ibikomere byo ku mutima jewe ndamwirukanye jewe mfite abakunzi badukurikiye ibikomere byo ku mutima no ku mubiri ahubwo nongere mbisabire niba hari umuntu uzumutuvura inkovu uzawundangire ni amafaranga yo kuwugura mfite uwabishobora akanabasha kungurira uno muti nanjye ngo njya ngasubira yegora kuri umuntu w'umugabo ngaho nsubiranyije inkovu mwanteje yegora nibwo mbaye umugabo se uri guhakana ko utarimbwa kuri umuntu w'umugabo ngaho agura umuti oya mukanya maze kuvuga ngo ibikomere mwanse oya mukanya maze kuvuga ngo ki mama Vanessa ngo ntacyo afite nta mugabo afite none se umugabo mbaye umugabo nuko utabasha no kungura avuga ngo ahubwo reka mugire inama umugabo mama Vanessa nyine wowe uvuga ngo ahubwo wambwabe ngwino n'uyu mama ugucumbikiye
umuntu acumbikiye ntaramenya uwo ari ese buriya ni ugucumbika gusa ucumbitse ko uri kumwesesita uramwesesita iki cyakora abantu beza baracabaho wa mugani uyu mama ni umuntu mwiza pe uyu mama ni umuntu mwiza ashaka rero kucumbikira urayangujya kucumbikira wowe nanjye ubwanjye none se ucumbikira uramubaza icyo mushaka kumushimira urumva ko umugarukaho umwesesita uramwesesita koma uramwesesita koma mama kajambo gato wowe Vicky wavuze ko kuba waramenyanye na yafusha ngo baracumbikiye gendi kuba waramenyanye na Vicky ndicuza gendi wowe hari icyo wicuza Ndubyihorere naricuje cyane narabuze nararize ndabora umutima nyarashengutse agahinda none uri gutera mama Vanessa iyo upfa kujya gucumbika ku wundi muntu se ariko ko muri famille ko ucumbikiye bite akaje ushaka ngaruka gucumbika wawe se yagiriye impuhwe mama ndi kukubaza none n'ukuri kw'Imana nemeye cyane musabye n'imbabazi mufitiye impuhwe none se uriya mu mama yagiye cyangwa ngaruka gucumbikira wawe byagakwiye urashaka ngaruka gucumbikira wawe byagakwiye kujya gucumbika ku muntu mu mama mukuru nabonye anajya no kungana na mama Vanessa bigutekeye kibazo wabonye atari mu kingano cya mama Vanessa kubaza bigutekeye kibazo n'abafite abana none se ubwo biraniba umugabo ntibabana mbe ese wa mugabo yari kujya gucumbika biguteye ikihe kibazo nta kibazo wafushe reka wafushe kandi naragureka none se niba utafushe urashaka iki ukuba wababajwe n'umuntu ucumbikiye nagucumbikire azaba atubwira nawe turaha yigeze akubwira yuko ngende umugabo we mbana namurongoye wakicumba uwo ari we wese turi mu isi idasakaye turi mu isi idasakaye uwo ari wese wagera mwakicumbi wagera ukamwicumbi akagucumbikira kubona nagiye nkakumuvana mwicumba akacumbikira numva ni n'umuvandimwe wawe nta n'ikibazo kinarimo none n'umuvandimwe wawe bitwaye iki se none uremeye kwisi idasakaye muzagenda mubibona kwisi idasakaye ayo maguru yaza kurumbura ngo nyirukanamo cyerekana cyangwa wabajwe nuko aragatse gucumbika iwawe niyo cyakubabaje ngaruka cumbika iwawe nicyo ushaka naho ngarutse rero naho ngarutse naho wanyangiwe none si ubabazwa n'iki ko ubabazwa n'umuntu wacumikiye umaze no kuvangirwa nibareba neza barasanga ufite ikibazo ubabazwa n'umuntu wacumikiye ntabwo bimbabaje namushimye warafushe ese ubu ninde wagufuhira ko mama Vanessa cyakora niwe nabonye ari kuvuga ngo arakwifuza ngo garuke ni mama w'abana mubabarira usubirayo mama Vanessa naramugusubije najyane abarasubirayo uri kumusabira imbabazi se ni ukuri ko Imana mubabarira usubirayo ujye kurera abana none si mubabarira ujye kurera abana wanjye mwari kuzarera yavuyemo nashagiye ore mwana nawe munabyishe ufite kuvugana nawe n'amashanyarazi Imana imbabarire rwose wowe sinyifuza n'umugabo nzongera kumenyana nawe ukunda umeze none ushaka abandi Imana izamugabo wa nyawe umugabo utangwa n'Imana sibyo ko ndasaba Imana umugabo mwiza utangwa n'Imana uzanjyana mu rukiko nkamanika n'akaboko utangwa na satani wabonye utangwa na satani utangwa na satani ni nkawe yari yamana kuki wamwemeye nyine nari nzi ko ari uw'Imana kumbe wari uwashitani ariko we uribaza ukanisubiza wari uwashitani pe utaba uwashitani urabona aho wansi ngaho ngira ku mavire rusengero mbe ndwasutani amavinya ariho nzajya ko nayo kobotse Imana nshiraho kamera n'ubu Imana imbabarire ndayishimye ndahimbaje amavi ngo umwera rero yangiza ikira w'inkovu nishimiye amavi ndapfukamishije ndayishimiye n'izi nkovu zazo ngo bagira ngo umwere rero du umwere shimye nano gusongira gusambana bivuga ari muyakuye amavi nyapfukamishije pfukamishije yanyishije urupfu baramwohereje ndagushimye ndaguhimbaje ko waciye ingoyi amen urakijijwe ndashima Imana kwiye urakijijwe wari washyizemo nubwo itabashije kubaho itampitanye kiritaje na gereka hamwe yashyize mata ari imbwa yashyize uyu mwana ngo nari kuzabyaramo nari kuzajya agenda bakamusunikira inyuma y'igipangu ngo ni umwana w'indaya w'umusore Mana ndagushimye ibyo wakoze ubyumva uri mu gihugu cyo mu ushaka ufite ikibazo cy'ubuzima 2026 uzama umugabo wawe guturukaho nicyo ngusabye uramusengeye ibyo kuvuga ngo ariko gusambana umuntu niba uri kuvuga ko nsambana Imana ubwo yabyumvise izama umugabo utari umusambanyi nkawe yari yamaye umugabo nyine wasezeranye n'undi mugore Imana izama umugabo wanjye uzanjyambika impeta kugendera kabisa kuko mu Kinyarwanda ubundi umugore wese utarasezeranye n'umugabo uretse mbivuga mu Kinyarwanda kuba dukurikiye nubwo atari no mu Rwanda honyine umugore wese utaragiye imbere y'amategeko urumva
ngo ajye n'imbere y'Imana amanike ikiganza n'umugabo wese bamwita indaya siko bamwita mu kinyarwanda niko babayeho bavuga ngo umugore wese ubana n'umugabo mu buryo butemewe n'amategeko aba ari indaya. Ntitunabizi n'uwo mama Vanessa niba mwari mwarashyingiwe mwarasezeranye niba nawe mutarashyingiwe kuko gukunda umuntu ukamugurira ibipangu ukamugurira imodoka ibyo turabafite abantu benshi babiguriwe ke niba hari kuko ukunda umuntu akakugurira igipangu cyiza akakugurira vewiti n'izindi modoka mutanabana kuko ukunda umuntu akagukodeshereza inzu ya kadastre ibyo ni ibisanzwe. Niba nawe mutarasezeranye simbizi sinakwinjira muri vie prive yanyu niba nawe mutarasezeranye imbere y'Imana n'amategeko nawe ubwo nibiteye kabiri uzamwita indaya. Umumama wese unkurikiye uri hano uzi ko atasezeranye amenye ko uburaya bancirira nawe ariyo nawe niko ameze nawe ni indaya. Shima Imana rero mama mwese mudafite abagabo basezeranye Imana rati duhe izaduha abagabo bacu batwambika impeta badukorera ubukwe abagabo bazaba badukunda. Imana turabibasabye mama mwe bankurikiye n'abapapa saba mama bonyine n'abapapa badafite abagore babo basezeranye n'abapapa Imana ibaha abagore basezerane tureke kwitwa indaya. Murakoze.